Haleluya. Twongeye gushima Imana kubw'amahirwe tubonye muri iki gitondo yo kuza imbere yayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Twicishije bugufi dusenge. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, Muremyi wacu, Mana yacu, izina ryawe rihimbazwe. Tuje imbere yawe muri iki gitondo tuzanywe no kugushimira urukundo rwawe rwinshi. Ubu duhaye amahirwe nuko wifuza kutwigisha no kudusobanurira cyane, kugira ngo umwuka wawe yuzure imitima yacu. Wadusezeraniye kubana natwe, kandi wongeraho ijambo rikomeye cyane ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kuzagera ku mperuka y'isi. Uyu munsi muri iki gitondo turifuza kwigishwa nawe ibintu bikomeye, kugira ngo kwizera kwacu gushikame kandi ibyiringiro byacu byose bikomeze kuba kuri wowe. Abaduteze amatwi aho baherereye hose ku isi, tubasabiye umugisha wawe mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana muri iki gitondo, kuko aya mahirwe twabonye tumaranye iminsi, ndatekereza ntashidikanya kandi si ibyo nibwira, ahubwo n'ibimenyetso birabigaragaza ko vuba bidatinze n'ubu buryo buzaba budashoboka. Imana yatanze uburyo buhagije n'umwanya uhagije kugira ngo abantu twifashishije imbuga nkoranyambaga, abantu twiga ijambo ry'Imana kandi rigezwe kuri benshi. Ntimuzatekereze yuko ibi atari ugusohora kw'amagambo yanditswe muri Matayo 24 umurongo wa 14 ngo, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Ndabizi neza ko hari benshi badukurikira bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi, kandi baratwandikira, baratwibwira. Natwe tunezezwa nuko ubutumwa nk'ubu bwagera kuri benshi, kuko ni inshingano Imana yaduhaye. Muri iki gitondo tugiye kwiga icyigisho cya kabiri kivuga ngo guhamagarirwa gutura mu cyaro. Turaza kwibanda cyane ku muryango n'umujyi. Igihe Imana yaremaga Adamu na Eva, yabahaye umugisha, ibaha kubyara no kororoka, kugira ngo urubyaro rukomoka kuri Adamu na Eva ruzakwire mu isi yose. Ntabwo yifuza ko baguma hamwe ngo begerane, ahubwo urwo rubyaro rwe rwagombaga gutatanira mu isi yose. Nyamara bakomotse kuri Kayini ntibigeze bumvira amategeko y'Imana, ahubwo bahise biyubakira umujyi, aho gutura batandukanye nk'uko itegeko ry'Imana ryari riri. Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 16 kugera 17 yaranditswe. Nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi, mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore w'inda, abyara Henoki, yubaka umudugudu, awitirira umwana we Henoki. Mu Bakurambere n'Abahanuzi paji ya 44 haranditse ngo, akimara kugerwaho n'umuvumo w'Imana, Kayini yikuye mu rugo rwa se, yihitiyemo umurimo wo guhinga, hanyuma yubaka umudugudu, awitirira umuhungu we w'imfura. Kayini yari yaravuye mu maso y'Uwiteka, ari umunyamahanga ku masezerano yo kuragwa Edeni nshya, ajya gushaka ubutunzi no kwinezeza mu isi yavumwe kubera icyaha, maze abanyambere mu baramya Imana z'iyi si. Abamukomokaho bihitiyemo gukurikirana cyane ibintu by'isi gusa no kurundanya ubutunzi, kandi ntibita ku Mana, ahubwo barwanya imigambi ifitiye abantu. Abatuye mu mijyi rero bakomeje kurakaza Uwiteka uko imyaka yagiye isimburana,
mu gihe cy'umukiranutsi Enoki akajya ajya kubaburira, ariko akisubira mu giturage aho yibera. Mu bakurambere n'abahanuzi paji ya 48 haranditse: Enoki yahindutse umubwiriza ukiranuka, umenyesha abantu iby'Imana yamuhishuriye. Abubahaga Uwiteka basangaga uwo muntu w'intungane kugira ngo bafatanye mu mabwiriza Imana yamuhaye banasenga. Yakoze umurimo ku mugaragaro, akabwira abashakaga kumwumva bose ubutumwa bw'Imana bw'imiburo. Umurimo we ntiwari ugarukiye gusa kuri bene Seti. Mu gihugu cya Kayini yari yarahungiyemo Imana, mu gihugu Kayini yari yarahungiyemo Imana, niho uwo muhanuzi yasobanuriye abantu ibitangaza yeretswe. Yaravuze ati: dore Uwiteka yazanye n'ibihumbi by'abera be, aje gucira abantu bose urubanza, no gushinja abatubaha Imana bose ibyo bakoze byose byo kuyisuzugura n'ibitutsi abanyabyaha bayitutse. Nyuma y'umwuzure, Uwiteka yongeye kubwira abantu ati: mubyare mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Itangira igice cya 9:7 haranditse ngo: namwe mwororoke mugwire, mubyarire cyane mu isi, mugwiremo. Abantu bongeye kwisuganya bagomera Imana, bubaka umujyi wa Babeli, ariko Imana ibatatanyiriza mu mahanga yo mu isi. Abakurambere n'abahanuzi paji ya 73 haranditse: hashize igihe urubyaro rwa Nowa rukomeje gutura mu misozi inkuge yahagazeho. Uko bagwiraga niko batangiye kudahuza, bicamo ibice bitewe n'ubuhakanyi. Abifuzaga kwibagirwa umuremyi wabo kandi bakanga no kubahiriza amategeko ye, bumvaga barakazwa n'inyigisho n'ingero za bagenzi babo bubahaga Imana, maze hashize igihe bafata umwanzuro wo kwitandukanya n'abasenga Imana. Nk'uko byari biri, berekeje mu kibaya cy'Ishinari ku nkengero z'uruzi rwa Ufurate. Bakuruwe n'ubwiza n'uburumbuke byaho, bafata umwanzuro wo kuhatura. Aho niho biyemeje kubaka umujyi munini cyane, kandi hagati muri wo bagashyiramo umuturirwa w'umunara muremure cyane, isi yose ikazawutangarira. Ibyo byari bikorewe kugira ngo birinde abantu gutatana mu mahanga yajyaga kubigarurira. Imana yari yarabwiye abantu gutura ku isi yose, ariko abo bubatsi ba Babeli biyemeje kuguma hamwe, bagakomera, bakagira n'ubwami buzategeka isi yose. Nuko umudugudu wabo ukazaba umurwa mukuru w'ingoma y'isi yose. Isi yose yajyaga kubatangarira kandi ikabubaha kubera ubwiza bwabo. Uwo munara w'akataraboneka wageraga ku ijuru, wagombaga kwerekana ubushobozi n'ubuhanga bw'abawubatse, bakazahora baratwa n'abazabakomokaho. Itangira igice cya 11:4 baravuga bati: mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende, izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Imana yari yarababwiye yuko bagomba kubyara bakororoka bagatatanira mu isi yose, ariko bo banga kumvira iryo jwi, banga kumvira ijambo ry'Imana. Baravuga ntaho tuzajya, ahubwo tugiye kwiyubakira umudugudu. Abakurambere n'abahanuzi paji ya 74 haranditse: Uwiteka batataniriza mu isi yose. Uko gutatana kwari uburyo bwo gutuza abantu ku isi yose. Nuko umugambi w'Imana wuzurishwa uburyo abantu bari barakoresheje ngo bawubuze gusohora. Mu gihe Aburahamu yatandukanaga na Loti, Aburahamu yihitiyemo gutura mu cyaro, Loti yihitiramo kujya gutura mu mujyi wa Sodomu. Adventist Home paji ya 38 haranditse: ubwo Loti yageraga i Sodomu, yari yiteguye byimazeho kwirinda gukiranirwa no gutegeka. Ubwo Loti yageraga i Sodomu, yari yiteguye byimazeho kwirinda gukiranirwa no gutegeka ab'inzu ye kumukurikiza, ariko ntiyabishobora. Kwangirika kwaho kwagize ingaruka ku kwizera kwe, kandi kuba abana be bari bifatanyije cyane n'abaturage b'i Sodomu byatumye ibyifuzo bye bigendana n'ibyabo. Ingaruka zirigaragaza, benshi baracyakora ikosa nk'iryo. Igihe Loti yatandukanaga na Aburahamu we yarikomeje yigira mu misozi, yigira mu giturage, yigira mu cyaro. Ariko Loti waramanuka yigira mu mujyi. Umwuka w'ubuhanuzi atubwiye yuko Loti w'icyo yakoze, yagiye avuga ati: ariko nimpagera nzirinda gukiranirwa kw'abantu batuye muri uriya mudugudu, kandi nzigisha ab'inzu yanjye kunkurikiza.
nyamara byarangiye bimunaniye. Adventist wo mu paji 39 aranditse, mwihatire guhitamo aho mutura hitaruye Sodomu uko bishoboka kose. Mwirinde gutura mu mijyi minini. Niba mushoboye mutura ahantu hatuje ho mu cyaro, kabone nubwo mwakora mutyo mukabura amahirwe yo kuronka ubutunzi. Mutura ahantu muzaronkera icyitegererezo cyiza. Igihe Uwiteka yahaga urubyaro rwa Yakobo igihugu cy'i Kanani, buri muryango wagenewe ubutaka bwo guhinga, ku buryo nta mugambi wo kubaka imijyi wari uhari. Yosuwa igice cya 11:23. Uko niko Yosuwa yahinduye igihugu cyose nk'uko Uwiteka yabwiye Mose, maze Yosuwa kigabira Abisirayeli kuba gakondo yabo, akurikiranye imiryango yabo, nuko igihugu gihabwa ihumure. Benshi batekereza ko ubuzima bwo mu mujyi ari ubuzima bwiza bishingikirije ku iterambere ry'ibigaragara, nyamara umujyi ufite ibibazo bikomeye mu buryo bw'iby'umwuka. Tugiye kureba rero akaga k'ubuzima bwo mu mujyi. Nk'uko twabibonye dutangira, twagiye tureba uburyo Imana yari ifite umugambi yuko abantu batagomba gutura mu mijyi. Igitekerezo cyabanje kuzanwa n'abo mu muryango wa Kayini, n'abandi bagenda babigana. Kandi tubona uko imyaka yagiye ikurikirana, uko ibisekuruza byagendaga biza, niko abantu b'Imana baburiraga bari mu mijyi. None uyu munsi tugeze mu minsi y'imperuka, tugomba kubaririza inzira za kera, aho inzira nziza iri hose akaba ariyo tunyura. Ariko ndagusabira muri iki gitondo ngo utaza kuvuga mu mutima wawe ngo sinzayinyura. Benshi batekereza ko ubuzima bwo mu mujyi ari ubuzima bwiza bishingikirije ku iterambere ry'ibigaragara, nyamara umujyi ufite ibibazo bikomeye mu buryo bw'iby'umwuka. Tugiye kureba akaga k'ubuzima bwo mu mujyi. Rengera ubuzima, igitabo cy'icyongereza, paji 364 haranditse, imibereho yo mu mujyi ni iy'amafuti, ntifashije kandi ntifatika. Inyota y'ifaranga, guhora ukubita hirya no hino no gushaka kwinezeza. Inyota y'umurimbo, guhora mu binezeza no gusesagura, byose bivana ibitekerezo by'abantu ku mugambi w'ukuri. Byugurira amarembo ibibi byinshi. Ku basore ibyo bintu bifite imbaraga badashobora kwihanganira. Ibiruhuko ntibibarika, n'imikino no gusiganwa ku mafarashi bikurura abantu benshi. Iki gihe bandika hariho gusiganwa ku mafarashi gusa. Ubu ngubu imikino iriho, hari imipira, hari za rari, hari amakarita, hari ibisoro. Ibyo bintu byose ni ibintu bitwara abantu mu mujyi, abantu benshi bimuramuko, bikabatesha gukora imirimo ikwiriye. Kuba mu mujyi ntibitanga icyizere cy'ubuzima bw'ahazaza, ahubwo ni uguhora abantu barebera ku bandi, bigashora abantu mu mitekerereze n'ibyifuzo by'ishyari, mu gihe abatayoborwa n'umwuka bo babyita iterambere. Nyamara ni bangahe babigeraho ari amadeni badashobora kwikuramo, ahubwo bagakomeza kuba imbata z'ababagurije. Inama zigirwa itorero, igitabo cya 2 paji 65 haranditse, abenshi cyane ntibigishije uburyo bwo gukoresha imari yabo mu buryo buhwanye n'imari babona. Ntabwo biga kubaho mu buryo buhwanye n'uko bameze, nuko bakaguza, bagakomeza kuguza kugeza ubwo imyenda ibasaguka, bikageza aho bituma bacogora maze bakiheba. Iyi mibereho yo gutungwa n'ifaranga igihe cyose, benshi muzabona ko iyo havutse ikibazo, uwakoraga agahagarikirwa umushahara kubera impamvu runaka, byaba uburwayi cyangwa ikibazo cy'ubukungu, ubuzima bw'abagize umuryango buhita buhazaharira. Inzu yari mu ideni rya banki igatezwa cyamunara, imodoka wagendagamo igatezwa cyamunara, ndetse ku mafaranga make ugereranije n'agaciro kayo. Abana amashuri agahagarara, ndetse n'ibyo kubatunga bikabura. Uko niko imiryango ibaho ubuzima budafite icyizere, ari nabyo bikomokaho n'indwara nyinshi ziterwa no guhangayika. Ubu abantu benshi baba mu mijyi bagira icyitwa depression. Abantu bafite za hypertension kubera guhora umuntu ahangayitse yibaza ngo ejo ndabaho nte, aba bana baziga bate, inzu nzayishyura iki, amazi ndayishyura iki, amashanyarazi ndayishyura iki, noneho ku ishuri ko bonyeje amafaranga y'ishuri ndabigenza nte, ese nzishyura iki amafaranga yo kwivuza.
ibyo bintu byose bigahora mu bitekerezo by'umuntu, Satani akamuhoza muri ako kazitiro kugeza aho umuntu atakaza icyizere. Mu mujyi uburyo bwo kwita ku buzima ntabwo bukorwa bukurikije amahame y'Imana. Uburyo umubiri uba mu mujyi bigira ingaruka mbi ku buzima. Kwandura indwara bya hato na hato, umwuka mubi uterwa n'iki? Kubera inganda, amamodoka, ubucucike. Ikibazo cy'amazi mabi, amazi abikwa mu bigega byanduye igihe kinini. Ibyo kurya bibi bimaze igihe bibitswe muri za stoke mu mafirigo cyangwa bicururizwa ahantu hari umwuka mubi. Gutura abantu bagerekeranye kandi bacucitse, amacumbi arimo umwijima kubera utuzu twegeranye, amadirishya akaba adashobora kwegera aho izuba riri, ni bimwe mu bibi biboneka mu mijyi. Rengera ubuzima paje 365 igitabo cy'icyongereza haranditsemo. Ntabwo ari umugambi w'Imana ko abantu birundanyiriza mu mijyi. Mbere na mbere Imana yatuje abantu ahantu h'igikundiro bashobora kwitegereza ibyiza by'ibyaremwe no kumva ibintu byiza, ari nabyo yifuza ko natwe twakwishimira muri iki gihe. Uko tuzarushaho kwegera umugambi w'Imana yari dufitiye mbere, niko tuzarushaho kugira ubuzima buzira umuze n'intekerezo nzima. Ibi bintu ndagira ngo mbitangeho ubuhamya gatoya. Nigeze kujya mu mujyi umwe ukomeye ku isi, mu mujyi wa New York. Ntangazwa nuko igihe ukwezi kwabonetse abantu bahurira hamwe bakishyura telescope bakayireberamo ngo babone ukwezi n'inyenyeri. Mwibaza ubwo buzima bw'umuntu uba atarumva inyoni n'ibisiga, atarabona mu kirere ngo abone ubwiza bw'inyenyeri n'urumuri rw'ukwezi. Ibi wabyumva ukumva ni bishya, ariko abari mu mijyi nka Manhattan barabyumva neza. Harimo abantu baba mu mijyi bakaba batari bumva ijwi ry'inyoni. Umwana akaba ashobora kumara imyaka 10 atarabona mu kirere ngo abone inyenyeri, ngo abone ukwezi. Ibyo bintu akaba byumva, akaba ashobora kubisoma mu bitabo, akabireba mu mafilime, ariko akaba azibonera inyenyeri ku ijuru, akabona ukwezi ari uko arebeye muri telescope. Bene uwo muntu biramugoye cyane kumenya imirimo itangaza y'Imana, kubera yuko ibyo abona ni ibyakozwe n'abantu gusa. Ntabwo ashobora kubona imirimo ikomeye Imana yakoreye abana bayo muri iyi si. Niyo mpamvu benshi muri abo bantu, abo bana benshi bakura batazi Imana ndetse bayihakana. Hari n'ibyorezo bikomeye rero bigomba kwibasira imijyi. Evangelism page 29 haranditse. Igihe kiregereje ubwo imijyi minini igiye kurimbuka, kandi buri wese agomba kuburirwa ibyerekeye urubanza rugiye kuza. Urwibutso n'integuza rwo ku itariki 13 z'ukwa 1881 haranditse. Iyaba ubwoko bw'Imana bwasobanukirwaga n'irimbuka ryugarije imijyi ibihumbi byinshi muri iki gihe, kandi abayirimo hafi ya bose basenga ibigirwamana. Nyamara kandi abantu benshi bajya gutura mu mijyi kubera guhitamo inyungu z'iby'isi. Ibihame by'itora umuzingo wa 5 page 320 haranditse. Ababyeyi benshi birengagiza gutuza abana babo aho bazabona icyitegererezo cyiza. Mu guhitamo aho batura, batekereza mbere inyungu z'iby'isi mu mwanya wo gutekereza ahazabagwa neza ndetse n'abo bazatura. Bityo abana bakagira inshuti zitazababashisha kugira iterambere ryo kwera no kurema imico itunganye. Umuntu akaba mu gipangu kandi ni umuntu w'Imana, kibamo abantu birirwa bacuranga indirimbo z'isi uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba. Kibamo ibiganiro bibi bikorwa uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba. Abana bagakurira muri iyo mibereho batazi neza gusobanukirwa no kwizera ngo bafate umwanya biga ijambo ry'Imana bigire ku byaremwe. Ibihame by'itora umuzingo wa 5 page 320 harakomeza ngo babyeyi muciraho iteka abanyakanani batambiraga abana babo ku bicaniro by'ikigirwamana Moleki, ariko se mwebwe mumeze mute? Mutura amaturo ahenze ikigirwamana cyanyu Mamoni, maze abana banyu bagakura batarahawe urukundo rw'ingenzi, kandi bakaba barakiriye imico mibi bakomoye ku bandi, bakaba bagaragaza kutera kwimbitse no kutaba inyangamugayo. Kuko babyeyi musuzuguza ukwizera muvuga ko mwayobotse kuko kwananiwe gukiza abana banyu. Musarura ibyo mwabibye, umusaruro wo kwikunda kwanyu no gukunda isi no kwirengagiza ibyiza by'ubuntu bw'Imana nibyo mugomba gusarura.
mwatuje imiryango yanyu aho ibishuko byiganje, kandi kubana n'Imana iyo bwiza n'uburinzi bwanyu mwarabyirengagije, kandi Uwiteka ntazakora ikintu icyo ari cyo cyose ngo akure abana banyu mu bishuko. Ubu ngubu ababyeyi, umubyeyi aravuga ati ndabyuka nkajya gusenga, abana bagasigara baryamye. Ku munsi w'isabato nkajya gusenga, abana bagasigara baryamye birebera filime. Babuzwa n'iki ko ari bwo buzima bamenyereye? Ko aho watuye hose ari ubwo buzima babonye, kandi ko abana bakura bigana imico babonanye abantu. Nta muryango uzahirwa n'umwe muri aya maherezo y'isi, nta muryango uzahirwa ukiri mu mujyi. Tega amatwi, Country Living page ya 13 aranditse, nta muryango n'umwe ku ijana uzagubwa neza mu by'umubiri, mu by'ubwenge no mu by'umwuka igihe ugituye mu mujyi. Kwizera, ibyiringiro, urukundo n'umunezero bishobora kugerwaho mu buryo bworoheje iyo uri ahitaruye, ukikijwe n'imirima, imisozi n'ibiti. Nimwigize abana banyu kure aho batabona ndetse batumva urusaku rw'umujyi, urusaku rwa za gari ya moshi n'imodoka za rukururana, maze intekerezo zabo zizarushaho kuba nzima. Muzibonera ko birushijeho kuborohera kumenyereza imitima y'abana banyu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iki gihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kuva mu cyaro ngo umuntu yimukire mu mujyi, ahubwo dukwiye kuva mu mijyi tukajya gutura mu byaro. Ababyeyi benshi bava mu byaro bimukira mu mijyi. Urwibutso n'Integuza rwo ku itariki ya 13 z'ukwa 1981 aranditse, ababyeyi benshi bava mu byaro bimukira mu mijyi bibwira ko hazababera heza bijyanye n'ibyifuzo byabo, ariko bitewe n'iyo mpinduka yo kwimuka bashyira abana babo mu bishuko byinshi kandi bikomeye. Urubyiruko rushyirwaho rutazagira icyo rukora, maze rukiga imico y'abana bo ku mihanda, maze kubera iyo nyifato abo bana bakagenda basubira inyuma, ntibazongere kunezezwa n'iby'umwuka ari byo biboneye kandi byera. Mbega uburyo byari bubera abo babyeyi kwigumira mu cyaro aho ibyo babona bibemera guteza imbere ubushobozi bwabo bw'umubiri n'intekerezo. Reka urubyiruko rwigishwe guhinga imirima, kuko ari byo bizabaho umunaniro mwiza n'ibitotsi byiza kandi biruhura. Binyuriye mu bunenganenzi bw'ababyeyi, abasore benshi batuye mu mijyi yacu bagwa mu kononekara kandi bagahindanya imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka yo kutagira icyo bakora. Maze ba babyeyi bajyanye abana mu mijyi, bamara gusaza abana bakaba batakibitayeho. Icyo bakora ni iki? Ni uko bafata bakabajyana mu nzu z'abasaza. Nubwo hano mu Rwanda ibyo bidahari cyane, ariko mu mahanga umubyeyi amara gukura, ageze mu myaka 70, 80, bakamwohereza kuba mu nzu z'abasaza kandi yarabyaye. Kubera iki? Kubera ko abana bakuze nta bumuntu bafite. Ubundi kuko umubyeyi yakureze, nawe amaze gukura nawe ukwiye kumurera ukamushajisha neza. Ariko kubera imico yo kuba mu mijyi, abantu bahora bakubita hirya no hino biruka, umuntu abona umubyeyi bamaze gukura muri ibi bihugu byateye imbere. Kuko ndabizi neza ntabwo ubutumwa buri kubwirwa bari hano gusa, buri kubwirwa n'abari mu bindi bihugu bikomeye. Barabizi neza yuko umuntu amaze gusaza icyo bakora ni iki? Ni ukumujyana akajya kuba mu nzu zirera abasaza. Mbese umubyeyi wakureze ukiri muto agakura agasaza, icyo ugomba kumuhemba nuko ajya kurerwa n'abandi bantu, cyangwa nuko ukwiye kumwitaho? Ibyo rero ni ingaruka n'ubumuntu bukeya abantu baba barakomoye kuba mu mijyi, bahora biruka nta mwanya bafite wo kwicara hamwe. Ibyiza ni uguhomba iby'isi byose aho gushyira mu kaga imitima waragijwe. Abana banyu bazafatwa n'ibishuko, bityo bakwiriye gutozwa uko bazahangana nabyo bakabinesha. Ni inshingano zawe gukuraho ikintu cyose kikubuza kwiyegurira mu buryo bwuzuye n'umutima wawe wose n'umuryango wawe wose ku murimo w'Imana, no gutandukana n'akamenyero kabi kose. Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 5 paje 232 na 233 aranditse, aho gutura mu mijyi ituwe n'abantu benshi cyane, mushaka ahantu hitaruye aho abana banyu bazaba bikinze ibishuko, maze aho uhabatoreze kandi uhabigishirize kuba ingirakamaro.
umuhanuzi Ezekiyeli yatondaguye ibyateye Sodomu kwangirika bikayitera kurimbuka. Yari ifite ubwibone n'ibyo kurya byinshi, ubukire bwe n'abakobwa be, kandi ntiyakomeza ukuboko kw'abakene n'indushyi. Abashaka guhunga ibyago byagwiriye Sodomu bagomba kwirinda inzira zose zateye umujinya w'Imana kwisuka kuri uwo murwa wari uhindanye. Mu gitabo Country Living page ya 12 na 13 haranditse: Uwiteka yansabye kuburira abantu bacu ko badakwiye kwirukira kujya mu migi kugira ngo bahubake amazu yo kubabwamo n'imiryango yabo. Nashinzwe kubwira abagabo n'abagore nti ntimugacogore kurindira abana banyu aho mutuye mu mazu yanyu yo mu cyaro. Igihe kirageze cyo kuva mu migi tukimurira imiryango yacu mu byaro, kandi ijwi ry'Imana riraturarika. Hahirwa umuntu wese wumvirira ijwi uyu munsi. Country Living page ya 30 haranditse: Ubutumwa bwanjye n'ubu, mukure imiryango yanyu mu migi. Country Living page ya 24 haranditse: Kuko Imana ikinguye inzira, igihe kirageze ngo imiryango yanyu isohoke mu migi. Abana bagomba gusubizwa mu cyaro. Ababyeyi nibashake mu cyaro ahantu heza batuze imiryango yabo hahuje n'ubushobozi bwabo. Nubwo inzu yaba ari nto cyane, yakagombye kugira ubutaka bwo guhingwamo. Bihamya by'itora umuzingo wa 6 page ya 95 haranditse: Mbere y'ibihano bigomba kwisuka ku batuye isi, Imana irahamagara ab'Isirayeli nyakuri bose kwitegura ibyo bigiye kubaho. Imana yohereza ababyeyi umuburo ugira uti: Muteranirize abana banyu mu ngo zanyu, mubatandukanye n'abatumvira amategeko y'Imana, mubatandukanye n'abigisha kandi bagashyira mu bikorwa ikibi. Muhunga imigi minini byihuse cyane uko bishoboka kose. Imana yiteguye kudufasha kubona aho gutura. Nta muntu ukwiye kutagirira Imana icyizere. Mbese ab'Isirayeli bamaze imyaka ingahe mu butayu? Hari uwagize icyo abura n'Imana? Dukora uruhare rwacu, nayo yiteguye gukora uruhare rwayo nk'uko yabisezeranye. Zaburi ya 68:7 haranditse: Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikazakugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Zaburi 118:5 haranditse: Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyitaba anshyira ahantu hagari. Medical Ministry page 310 haranditse: Ababyeyi bashobora kugira amazu mato mu cyaro n'akarima ko guhingamo n'isambu yo guhingamo izababashisha kubona imboga n'imbuto bizasimbura ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa bibangamira imigendere myiza y'amaraso. Aho abana ntibazahurira n'ingaruka mbi z'imibereho yo mu mujyi. Imana izafasha ubwoko bwayo kubona aho gutura hameze hatyo hitaruye imijyi. He kugira umuntu ukuka umutima ngo avuge ngo mbese ngiye nabona aho gutura. Jya imbere y'Imana uyisabe, usenge wemere kwicisha bugufi, wihane ibyaha byawe. Imana ibyo yasezeranye byose izabikora. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka igihame cya 340 haranditse: Hariho benshi baba mu migi kandi bakaba batagira n'agasambu na gato gatoshye ko gukandagizamo ibirenge byabo, maze bakamara imyaka n'imyaka ari nta kindi babona uretse imiyoboro y'amazi yanduye, utuyira tw'impatanwa, inkuta z'amatafari n'izihomye, n'ikirere kijimishijwe n'umukungugu n'umwotsi. Ariko uwashobora ngo abajyane ahantu hahingwa, hazengurutswe n'imirima itoshye, ibiti, udusozi n'utugezi, munsi y'ikirere kitagira igicu, mu mwuka mwiza kandi uhehereye utanduye mu misozi, bakwibwira ko bagejejwe muri paradizo yo mu ijuru. Iki ni igihe cyo kutishingikiriza ku bwenge bw'abantu, ahubwo tugomba kwiringira ijambo ry'Imana. Ibyo Uwiteka yategetse byose nibyo bikiranuka, naho iby'abantu byo ni iby'igihe gito cyane. Ahubwo wumva bafata imyanzuro kandi ko ufite n'ubushobozi, nyamara ukabanza kugisha inama abantu. Mbere yo gufata umwanzuro wose ujye ugisha Uwiteka inama, wiga ijambo rye, usenga wicishije bugufi, usaba gusohorezwa amasezerano y'Imana. Imigani igice cya 3:5-7 haranditse: Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uwo umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishimire ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Tugana ku musozo rero, hari ubwo umuntu ashobora kuvuga ati: ariko se abantu bose bazava mu migi? Ntabwo ubu butumwa bureba abantu bose.
ndagira ngo ibyo bintu byumvikane neza. Ntabwo ubutumwa bureba abantu bose. Ubu butumwa bureba abantu bihannye, abantu bemeye gukurikiza inama z'Imana. Uyu akaba ari wo muburo wa nyuma ubareba. Ntabwo ari ubutumwa bureba abantu bose, ngo wowe ubutumwa bubwirwa umuntu uwo ari we wese ngo va mu mujyi. Abantu bazatura mu mujyi ntibazabura, n'abava mu cyaro baza mu mujyi ntibazabura, ariko abantu b'Imana nibo bagirwa inama muri iki gitondo ngo muve mu mijyi. Ndasaba Imana kugira ngo ijwi ry'Imana ryumvikane mu mutima wawe. He kubaho guhinyura, kuko vuba bidatinze abantu bagiye kuzabwirwa ngo byaratinze cyane. Hari uvuga ati yewe ko imitungo yanjye yose nyifite mu mujyi ntagira agasambu mu cyaro. Ibyo bishyira imbere y'Imana. Imana itegeka ijuru n'isi nk'uko nabibabwiye. Imana ifite ubushobozi bwo gushaka niba ibyo bintu ubifite mu bitekerezo byawe. Nta kibazo Imana ifite, ibisi n'ibiyuzuye ni ibyayo. N'iyo nzu yawe yabona abayigura. Bitanagenze gutyo, Imana ifite ubundi buryo. Reka twishingikirize ku by'Imana yavuze. Iby'ubwenge bwacu tubishyire ku ruhande, kandi iby'Imana yavuze nibyo bikiranuka. Ndagusabira muri iki gitondo ngo wowe n'umuryango wawe, kandi iki cyigisho kireba cyane birenze n'iby'abantu, kireba cyane bikomeye abantu bafite umuryango, n'abasore n'urubyiruko birabareba, ariko noneho umugabo, umugore n'abana. Iki cyigisho ni umwihariko cyane kuri bo. Mureke dufate imyanzuro ikomotse ku ijambo ry'Imana. Uku niko kwizera gushyizwe mu bikorwa. Uku niko kumvira Imana nk'uko abakurambere n'abahanuzi babigenje, nk'uko twabibonye kuri Yeremiya, nk'uko twabibonye kuri Aburahamu n'abandi. Mureke twicishirize bugufi imbere y'Imana, kandi Imana yiteguye gusohoza ibyo yasezeranye mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana yacu dukunda uri mu ijuru, turagushimye muri iki gitondo kuko wemeye yuko ijwi ryawe ryumvikana mu matwi y'abana bawe. Ufite umugambi wo kudukiza. Twemeye intege nke zacu kugira ngo nawe ukorere muri izi ntege nke dufite, gukiranuka kwawe kwimikwe muri twebwe. Intege nke zacu zitomatanye n'imbaraga zawe ntacyo twakwigezaho. Turakwisunze kandi turakwiringiye ngo ducire inzira, kandi ibyo wifuza ko biba kuri twebwe aba ari byo bitubaho, mu izina rya Yesu.